Ndi papa SAVA. Aha, ubu noneho mwese muhawe ikaze. Nababonye murasa neza kweri. Ako gitariro ibyo bintu byawe byo kuza wambaye gutya naga ariko twari twapanze. Nyine wenda atanazi nibyo yishimira si. Awe couple yanyu pe bimeze gutya. Namwe bose. Oya namwe mumeze neza pe, mumeze neza. None rero ikintu cya mbere tugomba kumenya hano no gukurikiza amategeko n'amabwiriza. Itegeko rya mbere. Kashkash banza wumva itegeko rya mbere ibi. Ntabwo byemewe hano. Mwe muretse ibyo bintu hano ntabwo byemewe. Aha itegeko rya mbere hano hantu hagomba gushya. Agomba kugira gute? Agomba gushya. No kuvuga ngo n'ababyibushye muri ihangana munanuke tubyine. Nukubyina uyu munsi icya mbere hano nta mwana uhari. Nta mwana uhari. Ushatse kuvuga ababyibushye ko ntabwo yari wowe. Ababyibushye ntabwo ababyibushye bari wowe ariko Manu merezwe gise cyane nkwereke. Noneho urumva nukubanza oya nta matura ari hano ariko twavuze ko amategeko n'amabwiriza bikurikizwa. Ariko itegeko rya mbere nabwe ko ari irihe? Ibyaha biguma. Oya ariko boye mwari muri abantu si wumva hagomba mwabaye ikise hano hantu hagomba gushya. Itegeko rya kabiri ibyabereye aha biguma. Sibyo? Ni nayo mpamvu kugira ngo ibyabereye biguma aha ugomba gushyira aha ngaha ibikoresho bifata amashusho, ibifata amajwi, ayo matelefone hano mugire gutya rero. ariko turabikora couple par couple kugira ngo hataza kugira uwegerana n'undi wenda umukunzi watabishaka. Ariko bazishyire siransiye. Mubanze muzishyire siransiye noneho atanazi yawe. Oya iyanyu. Iyanyu Nitani babarira pera. Ziko ushobora kubikosereza. Atanakuziza amatelefone imwe kandi Nebyiri dushyize. atanaza agira imwe. Iyi niko. Kuramo turebe. Cyangwa Nakuremo. nako kubera icyo ari twebwe muri kugenda aho. nakuremo ni mu rwego rwo kugira ngo turinde mubona tanaza ari we mwana mubi. Nta biri. Ekuteri zo zakibazo. aho hano hariya. Mu myorere ibirimo arahirya mu myorere nage telefoni. Abantu mukwiriye kubyumva. Udukoresha. Nta shusho, nta jwi turakano kuko bishobora Tanazi nta kibazo afite turadukoresha. noneho dativa na kirimbuzi. Oya kirimbuzi sana namwe. Kirimbuzi sana Isuyu mwanzi. Kubyinca zanira jajo muzani byanira shereke. Oya iba yabaye imwe. Ubu ni ya kirimbuzi. Ubivuze neza. Ubivuze neza sha. Aha noneho ndimbati ayihangane None se burira. Oya uriya muntu bari kumwe biragenda ni imyanse. Ndimbati n'umukunzi wanyu namwe. Oya ndimbati neza ni yawe. Ndimbati zana telefone zanyu. Ako biri gutinda. Sinzi impamvu biri gutinza ibyo gutanga amatelefone. Ndimba ariko ntabwo ugira telefone imwe wowe. yindi naza. Wasanye telefone imwe? Okay. Yindi rwo. We murekure. Bariya bo mandi shobye skashka. Turatangiye. Kashi na sasibira muri mahinyuma ntago ari byo. Buretse. Kashi afite indi telefone. Ariko ko nzi ko mugira amatelefone abiri kashka. Urakibagirwa se. Sana hano kashka. Akanwa kaba kadafata amashusho ni afata amajwi. Okay. Aha. Karanizimya ko. Buretse. Iki. Ko nta kintu twibagiye mabusha cy'ingenzi. Chise. Oya na. No kujya mu dutindire. No ntabwo tubatindira, ntabwo tubatindira se kubera. Icyo kintu ariko mabusha. Ikintu ahubwo nashakaga kubabwira. Murabizi uko twababwiye ukuntu hano bimeze. Ntago ibikoresho ibirwanisho ntago muri bubisange mu cyumba nizere ko mwabyizaniye. Tanazi ariko abaye urugero. Tanazi warabifite nabibonye. Abatabikoresha se. Njewe manu ari byo yanyemereye ariko.
mwebwe ko iki ubwo nusanga batabimaze none si byo ngibyo se usanga bitashize rega wese byashize bikora iki nta kirimbuzi turamenyera ntaho ukinisha ibirenge se ni ngombwa ntacyo umuntu ushaka ukinisha n'umuntu n'agatsizi okay birabareba mwese muri bakuru mufite imyaka y'ubu nanjye ndumva mwari mugiye kutwiga amafaranga birabareba ubu noneho hakurikiyeho igikorwa cyo gutanga amafaranga kugira ngo noneho tuze gufata umwanya uhagije wo kwibyinira nta izindi stress nta nibitinza aho hantu kubyuma mwabinyereye niba twatangiye okay tugire vava rero kirembuzi uretse gushuka yewe tugire byo vava barabyumvishe kare jibara nibyo byatwaye tanazi quickly atanazi quickly no quickly yewe shira aranyishyura eshere yakwishyura aha sasa quickly uri umukobwa mwiza cyane aha ni kwa tanazi aha ni kwa tanazi yako byuzuye ndimbati faster ako waje nta kibazo kuki mutorenzaho na bibiri okay hanyuma ikintu genanye no kurya komande no kunywa aparitse amwa ibintu by'ibiryo n'ibyo kunywa uyu niwe ubimenya ariko hari amasaha twavuganye nyine biri bugerera nta kibazo hari ikindi gisigaye se ariko se bite ko muri kwihuta ko ibintu mwabishyize mu protocol aya masaha nayo magaza amasaha ntabwo ari amafaranga gusa umva impamvu ibi byose byabaye SAVA itinze birapfa twagira ngo dufate umwanya uhagije wo kwishimana aha tugiye gutangira noneho tugiye kubanza kubyina ariko muze kwihangana niba twumvikanye gahunda kuki abantu bica gahunda babishaka twumvikanye iminota 30 guta umuntu agenda ariko mama SAVA gute yaradutuyeho urugi kandi buretse ibihumbi 10 hano twavuganye mbere niba twababwiye none urumva abandi bari buze kujya hehe we ntazaguteza ndabateza tiyaje nta gitariro yubabwirira tubanze twumva hanyuma twebwe bazana amatelefone yabo muzana amatelefone yanyu hano muzana amatelefone yanyu ngiye ku minota mwari mumpaye iminota 3 irenzeho niba harenze iminota 3 urashyira ibihumbi 10 asubwo aya ndumva mu akomano nimushyire mu gaciro none se reka twumvikane twumvikane aha agaciro tubishyiramo ntako dufite ngashyiramo hariya none se manu mbabarira umbwira nta gaciro dufite twakibagiwe none se nari gusohoka ibifonofo bitaje twibagiwe agaciro ishyuye ibihumbi 10 ugabanya umuntu twe nta gaciro dushaka ugashyiramo ntabwo dufite dativa mwumva impamvu turi guca amafaranga turakabya se niba okay none niba dukabya nibasubire ubwo nawe uri bukenera icyumba ubwo nawe ukenera icyumba nuko mama SAVA nuko rero oya mama SAVA niba ari ibyo ngibyo rero ari kutubangamira Manode ari kutubangamira nimba ndi kubangama mwisubirire mu cyumba nagira undi muntu ukenera iki icyumba ubwo mwarishyuriye mureke twumvikane nabahaye ayo mafaranga mureke twumvikane ibintu twabyumvikanye rega mbere ni 12 se wagabanyije amagana imiyaga abantu mutazi kubahiriza gahunda mureke basobanurire SAVA kubera iki uyu mukozi wawe ateza mutiyaje niba ibyuya byabize mu ifonofo nibwo byari bishe telefone bitara yazitanze mu dukoresho je ni kontaki ibyo biri no dukoresho nta bindi ibi byo umupira ntabwo ari amatelefone ni rinete na memory card na ntuzana USB atujya kuzana ibintu twazemo twumvikane indi bwiriza ikindi kintu sibyo muhagarare hirya mwegere hirya ngwino wowe ugiye kuri mashini tugiye kubyina sibyo ubushinya bufite ubanza ushira kare kose buri wese yegerane na mwese hano yegerane abantu bari kujya twigere epfo gatoya mama SAVA nanga nimwegere gutya nawe fatana n'uwawe turi mu imbere imashini zitinda kwa noneho iri inyuma mutatu bonga tugiye kubyina ariko niba tugiye kubyina ntago tugiye kwibyinisha utuntu tudashinga tugiye gukonsoma amafaranga twatanze sibyo ni ukuvuga ngo ni ukubyina paka wansi yego DJ yego iyo we iyo okay
ufite kakandi ka kagiye karakurikira ako se abantu bakwakira ubuzima mu bitaro Kose waturetse. mwegera hano neza nakubwiye ko ibintu byacu ari bibe dore wowe ndi uri komanga mana yanjye niko umva mama sava mama sava umuziki ndawupozinze hari undi muntu ufite gahunda eso abaye nk'amarigarita Simoni ntumukingurire. oya Simoni ariko ntabongera gukoma oya urumva nta mukiriya turi kongera gukoma yaje undi muntu mukingura nta wundi mukiriya turi kongera kwakira amafaranga ariyo yose yaba afite ntabwo wemerewe kwinjira hano umva mama ari gukora mama sava ushyiramo umuziki mama sava ushyiramo umuziki ndimba humura reka mubwire umva mama sava umuziki wageze mu mbaraga yego yes ubundi cyane ari wowe ibi ni byo wari urimo kumvisha hariya hanze ibi ni ibiki birimo kubera ibi by'inama y'ikibina kigiye gutangira se biriwe papa sava ntabwo mbona se ibi ni ibiki biri kubera hano urumva n'abashyitsi banjye bari baje kunsura abashyitsi ni abashyitsi nyine ni n'itsinda bari baje kunsura nyine ariko nanjye kimina numva nanjye ndi kubabwira ngo kimina bazashyiremo nubwo nanjye nanga make wenda nkazagabana make ariko nanjye nkumva nyine mu kimina kujyamo nanjye byaba ari sawa nimwashyiramo nangera Waba umwanditsi. manode sinshaka kuvuga amagambo menshi mpagaza ndagira ngo mbwire ibintu byose birimo kubera ahangaha ukurikije ibyo twavuganye hariya ku rupangu uraramuka unyuranyije n'amakuru yandi ndebukura urahita utaha utahabijemo se kandi ni ibiki biri kubera waretse se ntabwo gusobanura ko ari njye mugore washatse hano ariko ntabwo turi mu murenge ariko ninjye twasezeranye nagusobanurira ibintu nyine biri kubera hano ni amatelefone niko twanze urusaku batayamena yonyine ni amatelefone yonyine oya ariko ngewe ibyo ku rupangu ubwo ndasaba imbabazi nyine nahubutse mumbabarire pe nari nzi ko ari abantu baje kurogoya inama nakubwiye ngo nuramuka unyuranyije n'amakuru ndibukura ndahita mwirukana ni ibiki birimo kubera ahangaha ndimba kore wo mukuru aho kugira ngo banyirukane wabisobanura ariko se waretse akabona ibyo nakubwiye ngo zipfundikiraho yego tana mbivuge nkeneye kumenya ibintu birimo kubera aha ni ibiki papa sava nyine kwari kwishima tu kwishima tu zero stress
kwishima tu. ariko bose nimunyirukane ngewe rwose hano muriye n'ibi bintu. urumva nyine kwari kwishima Byari ibiki? Umva nyine wenda nkuko nimba tabikubwiye, umva ngo ingo z'ubu zirimo stress n'amakupure bafite stress. Se mabuja uri kunjye urwara banyirukane ngewe ubizi koko banyirukanye bya bindi bintu nyine ubu twafashwe nyine. Komeza. Noneho urumva nyine iyi ni gahunda yo kwimara stress nkuko babikubwiye. Ariko uramunosha mu biki wowe? Urashakisha? Hari ubwo ari we nabajije. Uri kumurosha ikibazo? Ikibazo ni iki? Urumva ikibazo gihari nyine wenda bashobora urumva stress nyine zimaze gushira z'umubiri zigashira byose biri kubera hano. Bari kubyina barya ubuzima banaryana. Banaryana. Rwose ngira ngo ndakubeshya ubwo diaspora na didasiye nibwo bakivamo ubu nibwo bakibirangiza. Ugiye wagenda ukanabihumuriza ukumva baracyafite ubutondo. Diaspora nande? Na didasiye nibo bakibirangira ubwo bakibirangiza. Ese ibyumba byose mwarangije kubisana? Oya ntabwo twarangije kubisana nyine. Bari kuryanira he? Mu kikira cyawe nyine. Ariko amashuka bayahinduye kugira ngo bitaza kugira. Harimo n'akabasore guhita batorosha. Nta birenze. Ariko boss ntago bikaze nyine numva naka business kakubwenge. Bageze aho baryanira mu cyumba cyanjye. Urumva impamvu narebye mbona muri iyi minsi nta bakiriya dufite, ndavuga nti wazana wenda nk'agashya umuntu akajya azana abantu bashaka kwibyinira byihariye bafite ibibazo mu ngo, noneho tukabaha n'ahantu ho kuryama. Ariko urumva n'amafaranga bayongeye kwa kundi twajyaga tubaye icyumba cya 7 umunsi bishyuye 10 kandi bakamaramo iminota 30 gusa. Ubwo ahubwo ndimbati yakwinjira niba rugiye gukurikiraho. Icyumba cyacu akaba ari cyo bicunda bataho. Urumva twari turi gukoresha icyacu n'icy'abana, ariko icy'abana ko igitanda cyavunitse twari twavuze ngo dukomeze dukoreshe icyacu gusa. Ariko n'abashaka dushe yo hanze nabo twari twayibemereye kuri bitanu. Nzanira imfunguzo hariya. Uzajya ujya gupanga akantu nk'aka ngaka ugashyiramo manoti. Sasa nagira ngo mbasabe mwese mugende mujye muri kiriya cyumba cyanjye. Mwese mwinjire mu cyumba cyanjye. Ndajya mpamagara umwe kuri raporo umwe ku wundi. Yavuze ngo wite mu cyumba cyanjye. Ntabwo wibeshye. Nta mikino mfite nge. Mujye mu cyumba cyanjye. Diaspora niwe wari uri mu cyumba ariko. Hatonye yaramamagaye icyumba twebwe. urashaka ko babakurikiza akazavanye n'undi sinari butendere kana. Yavuze ngo mu cyumba cyanjye. Uwo yarangiye. Ndavuze ngo bakunda cyane. twebwe twavuyemo hatungiye yarari kumamagara. Ndavuze ngo injira hano mu cyumba. Wakumvikana kubona uko. Ndumvikana iki nawe? Ngwino tugende. Ndavuze ngo mujye mu cyumba cyanjye. Mwese mwirunde mu cyumba cyanjye. Kuri umuntu mukuru. Papa Sava. Waretse ubwo burakari kuri umuntu mukuru. Basi dore n'amafaranga. Tugenda mu cyumba cyanjye. Wahindutse ko wahindutse. Ndavuze ngo ngiye. Yesu Kristo. Ndavuze ngo genda mu cyumba cyanjye. Rero buriya Papa Sava urabona akantu nashaka kukubwira. Ndakubwiye ngo genda mu cyumba cyanjye hariya wifungirane n'abandi. Ariko Ntawe ungabanyije. mara wabinkore. Ndakubwiye ngo genda mu cyumba. Kandi
navuze ngo mwese mugende mu cyumba. Ninjye ndimba ati gusa. ubundi ibindi byandi bavuga ngo akaga gafati indushyi kakayure. Ubu nyine akaga karongo indushyi. Okay. none se professor waba babariye ko bari bamaze kutwishyura dore amafaranga bari bamaze kuduha. None se Papa Sava nababanguriye nyine ku ngufu bose nabashyize mu cyumba kimwe. Ni ukuvuga ngo baje kwimara stress hano. Urumva bari batubwiye ko nyine bafite ibibazo mu ngo zabo. Nabyumvise. Amakupure kuri stress, abagabo n'abagore kuri stress. Hanyuma bakajya kwijanda batakuburire bwanjye. Sangiye kukwereka yuko ibyo mupanga bari ubugoryi. Ngiye guhamagara nyiri kupure ku wundi nyiri urugo ku rundi. Usiyo nambara y'ukiza nambara ahangaha koko. Ntabwo ari ngere ko wahitanye. Wakwihanganye ko. Sinjye wahitangije pe. Wabaretse se bakigendera basi ntabwo nzongera pe. Ni izina ry'Imana ntabwo nzongera. Wenda gusigira amafaranga nikora ibyumba bitungane warangiza ukajya kubifunga ukazanira abantu kundarira ku buriri. Nta namwe ukigira wubaha. Ntamwinginga njye urumva anyikubitira. SAVA nyiri marigoro cyo kirari mu dutunguje tuba tubatunguje ibirori. Mama SAVA bite yego utita umugambi wa nyina mirima ni mabuca gutabara yo gutabara wo kabyara urosha ukamera amakuru ntajya we yica mukundi umva jewe bo ntajya we hana gasa reka dutuzemo gake. Mama SAVA mwiriwe mbabwire icyo nabashakiye. Yego bite serukoboko none uko atavugara. umva ko yanga abashitsi bajya mu barya n'ibyo. hanyuma rero yego ndashaka ikintu cya mbere n'umutuzo muri uru rugo. Ikibazo waba ufite icyo ari cyo cyose ndashaka kugikemurira hanze ya gate yo kwande yo kwa Papa SAVA. Turi kumvikana. Rahira izina ry'Imana ko ikibazo gikemurira hanze. Girutya. Oya girutya nyine. Giragutya. Oya ntacyo. Papa SAVA sinaba nariye ngo mpage nijutse no kuri kw'Imana. Nge nawe ndwana n'iki Ndahira nyine ko ikibazo wanjye ndagacika ijosi ndagakamba kamba gene neza umutekano muke maze kuri no ubu tugiye ku inshuti zanjye rero narabibabwiye ntabwo nzababera mubi kuri kw'Imana ariko urengiye ariko ngeze hano muzi ko nari maze iminsi mu mahugurwa y'umuziki. turabizi kabisa. Nsanze rero ahangaha atari amahoro atari amahire. Nkaba nagira ngo nyine nk'uko tubyumvikanye kandi mwese mwarahiye kandi indahiro igira ite irakenye. Turumvikana Madudu. Indahiro igira ite irakenya. Subiramo ngo igira ite irakenye. Kashi
kashi sohoka n'uwo mwari kumwe hano. Oya nta kibazo. Weka nta kibazo. Uwo mwari kumwe ari enda egera sheri wawe. Uriya se mufitanye gahunda y'ubukwe mu minsi iri imbere. Enda hano dukura agarara abatakubona. Madudu rero nagira ngo hano sinzi business ngo kugabanya stress hagati y'amakupure n'ingo yadutse hano ku mafaranga 10,000 bishyura hanyuma kujya mu cyumba bikaba 10 ariko kugiye urenze iminota 30 bakikuba nagira ngo ujyane ishyano ryawe utazavuga ngo ibyawe byangirikiye aho. Kashi akabera ari kumwe na Sasamo hano. Nta nduru ushaka nakubwiye ngo ikibazo muri bugirane kibera inyuma y'urupango rwa papa Saba. Ibi ntabwo byaba ari ukaba uburi s'il vous plaît nakubwiye ngo oya ntiza na Sasa rero tunabo tujyana. Sasa mushaka we fata ibyawe. Oya na Sasa bari kumwe yawe fata pereza na Sasa nawe tujyana. Nakubwiye ngo ibibazo byose waba ufite bibere hanze. Oya papa Saba bazane na Sasa. Oya njya kura wi aze mwagiye kumva fata Samwe yagiye kumva muracyama inshuti yanjye ntago warahiye. Mose ni umugabo wari indaya Niba umugabo wari indaya inshuti zanjye bagende kandi bari indaya barwana n'iki Nebyana ngo nzira nibwira umugenzi urababona babanye we. Inzira ikabwira umugenzi ntiyumva. Nabasabye ni mugende mubanga. Urubyiruko rw'iki gihe nukurusa. Nyiragitariro zana n'umusambane wawe. izina rya Yesu. Aho ntabwo homare. Hanyuma Simoni urabona mukecuru yoko. Vayo hano. Tanazari. Hinde? Tanazi nzana inyundo se. Ariye. Vayo hano. Hagarara hano. Ndavuga ngo vayo bagarare hano. Urajya kwishyira bakumi gasi. No guse. Okay. Ayahita uzafatwa. Yoko niwe wishyura amafaranga aze kwimara stress n'uyu. Ngaho sohokana nyoko ibibazo byanyu mu byigire hanze. Ya gate y'ubebera we. Sohoka. Umuntu ungana nkawe. Tumaze iminsi 2 tutarya mama. Sohoka ibyo bibazo ni ibikiko. Muve mu nzira ariko turangize ibyo turimo twikora. Isirarangiye. Nese telefone. Gitariro uragenda utanyishe. Gitariro papa Saba ntabwo gitariro yagenda atamaye amafaranga yawe. Okay. Isimaze. Nabiro wakika ko byaba. Didasiane. Oya sekandi. Oya sekandi. Oya. Zana n'umusambane. Oya papa Sava. Ibyo ni isesereza rishingiye kuri hatungi. Cyane ko kirimbuzi yagiye hanze. Didasiane. Ari kirimbuzi ntiyaza. Ako yaje. Diaspora. Yesu mwami. Fatisha nabyaye hato. Abo bo bari banabirangije n'ibindi babikoze. Diaspora vayo hano. Hagarara hano. Wewe hindi mwa mukwire mu mwese. Hagarara mwaka. Hato. Sohokana n'amashyano yawe. Natwara telefone. Twara telefone yawe. Soka tu ibiba bibere hanze y'igi bangu cyane. Atungi wirwana mu rugo rw'abandi.
nabagira inama rero none si byo wari kubimbwira ubu cyangwa wari kuba wabitekereje mbere y'umushinga Kirimbuzi na dativa J'arrive mon ami. Oh Daffy. Oui ma chérie. mvana imisomyi imbere ariko Santé. ntabwo kirimbo nanga uri kirimbo dativa ari fata telefone yawe fata telefone zanyu mufate telefone zanyu bitese agira wishagaho cyangwa bituma umuntu mubibona Barizwa n'urukundo rwanjye. indaya ngo n'ibintu bibaye danje okay ubwo mwebwe mbona mwabigize komedi mwese musohoka yego mume munkope yego sohoka na hanze dafuze Abantu bashaka kugusenya oroshya ibintu. Oroshya ibintu. akimara nshaka cyangwa dati muri iyi nzu Oroshya ibintu. cyangwa dati Oroshya sohoka ibintu. neza mumereza Daforo tujye. sohoka bakurikira ibintu byose biba bibere hanze y'urupangu rwawe wanamena umutwe cyangwa ugakuramo ijisho Wimena n'umutwe Daforo. Wimena n'umutwe Daforo. kongo n'umbanyi bwefese ndimbati angani hanze ndimbati Bakubwira ibintu ngo bigende. ziba ndimbati ngino wapi fata telefone yawe uze hano indaya mwari kumwe iri zari ebyiri zawe fata telefone yawe marego umusa hano ntabwo ari mu kiliziya aha ni muri sari wanjye uri kubyumva ibintu byose biba bibere hanze y'urupangu rwanjye sorute fata ishyano ryawe fata marigo kurikira bankimbwa ihunahuna mvira mu rugo bayo hano soka bite ntabwo wambwiye ko utazi se utazi nyoko ntabwo ari we mbaza vuga urazunguza umutwe se ntabwo uzi kuvuga ko navuze hanyuma urifata ukagenda ukareba umusaza ukuze nk'uriya ukaza muteganya gusambana ese buri usanze ari so muri gusambana ugira ubwenge ndabugira ndi kukubaza ugira ubwenge jya mbugira uyu munsi bwagiye ntabwo nzi cyangwa ntabwo ushaka gutekereza uvuga iti sinzi mama sinzi data noneho ndi kumwe n'umugabo kandi arakuze yaba ariwe wambyaye watangira ugatangira ukaza kubyinana nawe ugamije gusambana nawe nta soni mvira mu rugo muzana fata we garuka utwara telefone yawe mufate telefone zanyu muzana sasa fata telefone zanyu muze haguruka muze hano cucu ndavuze ngo muze hano none se kugira ngo ahubwo nari bugukure garara hano uraramuka wishise urumva igira hano hano warunu aha ni kwande ntabwo aha ni kwande
Ni hano. Kwande? Kwa Papa Sava. We vayo hano. Mwifuriza. Urasekera ndetse. Ndavuze ngo vayo hano. Ongera. Ninde uri gusekera hano? Ninde uri gusekera hano? Sava nawe nuko Avuze ngo vayo. Nagukubita urumva? Ndabizi. Genda nagukubita. Uranyumva? Ndakumva. Ntashe rugira wowe. Ntashe rugira. Ntashe rufite. Ni sheri wanshutse nyine niyo. Ukaza mu ndaya z'abakecuru. Oya, ni sheri. Ciao, hari, soka. Ciao. Mwirere. Vayo hano. Ndavuze ngo vayo hano. Nagusabye imbabazi Papa Sava. Nagusabye imbabazi n'izina ry'Imana ntabwo nzongera. Papa Sava mbabarira. Wowe ushaka kudutanya imiryango hano wowe? Oya. Eh? Oya. Mbabarira. Nta mafaranga nagusigiye yo gusana inzu. Arahari. Warayisanye. Ibyumba warabisanye. Aba bantu baza hano bate? Papa Sava mbabarira ndakwinginze. Mbabarira. Ntabwo nzongera. To ni izina ry'Imana ntabwo nzongera. Ugira ubwenge. Ugira ubwenge. Tuki. Nzakurya wowe. N'ikindi gihe. Hano nagufashe kubera yuko iwanyu mutifashije urumva? Ariko niba ngiye kugenduka nzagacunga nanjye nzagucunga. Nta muntu uzongera kuhasambanira rwose. Uranjyanira abantu mu cyumba. Nta nuzongera pe. Nta muntu uzongera kurenga. Ndakwishyura iki? No. Usagera ngo ndi batona ariko ngo ni nk'izo ndiho. No. No. Kujya ndeba. Murakoze. Boss, najya mu kazi. Papa Sava. Mbabarira. Kwinginze mbabarira. Va mu maso.